Mukiganira ari muki. Mukiganira. Mu gifaransa reka dushyire mu gifaransa twagiye 999 Holy Life Gogo iyo umuntu ari kuririmba ngo zatubera ubuturo budashira iteka uba wumva ari icyo uri gusaba Imana muri ayo magambo nuko yakomeza ikadufasha mu by'urugendo twatangiye mbega tukazagira iherezo ryiza. Yego ubuturo budashira kuko turi hano mu isi n'ubundi turabacumbitse. Yego wow byiza cyane no kurutsubije neza cyane ubuturo budashira iteka no kuba mu buzima buhoraho mbega Yesu aravuze ngo mu rugo rwa Data y'amazu menshi yatabamba mbabwiye wambaye neza ariko felicitation bizi yo tuzambara rero tugeze ahera hari undi mwambaro tuzambara oya wambaye neza vraiment komba na wambaye neza gutyo kiri ku isi nugera mu ijuru uzaba wambaye bizaba birinze uyu muntu wakwambitse ninde ni Nsabimana wambaye neza cyane umuntu wagize uruhare mu kukwambika neza gutya rwose Imana imuha umugisha cyane bo tusuhuza abantu badukurikiye muri aka kanya turabashoboye mu izina rya Yesu abadukurikiye muri uyu murimo rwose watuje ku mutima rwose kumva twawushyira no ku mugaragaro rwose ukagera nabo ufasha mbega mu mibereho yabo mu buzima bwa buri munsi ni byiza cyane turi kumwe na Gogo Gloriose muramuzi ni icyamamare azwi n'abantu benshi batandukanye kuko Imana ajya gikubwira ko izakwamamaza se yabibwiraga binyujije mu bantu bayo gutyo nyine
ariko ndindiriye mvuga nti Mana niba ari weho wavuze neze ko uzabishyira no ku mugaragaro ntisinzi inzira uzabinyuzamo izarizo yego Imana subone itarabikoze ibimenyetso yatangiye kubigaragaza uraca ahantu mu isoko uraca mu muhanda urajya mu rusengero abantu bose bakarangara iyi si imirimo y'Imana niyo nta wundi wabishobora Gogo wakijijwe ryari hashize imyaka myinshi yego mbega hashize imyaka myinshi cyo reka tubitware gutyo hashize imyaka myinshi uzi Kristo waramenye agakiza nibi kubura umukristo kuri we bikumariye iki ni nk'ibiki bibi ujya wumva wungutse nyuma yo gukizwa iyo ndebye nsanga nk'umuntu wiyeguriye Imana yego turi mu isi turi abacumbitsi duhura n'intambara nyinshi biturwanya ari byinshi ariko nuko hari cyo wunguka mu bumenyi mbega mu bwenge iyo wiyeguriye Yesu Kristo yego nanone ukagira igitinyiro imbere yabo babisha bakurwanya yego ndaza uyu munsi n'utubazo tw'amatsiko ni iki iyo uri mu nzu y'Imana mu bintu byose ubona bikorerwa mu rusengero cyangwa bikorerwa mu nzu y'Imana ni ikihe kintu kigukora ku mutima cyane uko buri gihe icyo ari cyo cyose umuntu yakimika Imana mu mutima we rwose akaba ari mbere na mbere ari yashyira imbere yego ubuzima bwe bwose akaba ari yaha icyubahiro yego mu mibereho ye yose akumva ko ubuzima abayeho bwose yego ari mbere na mbere ari Imana yego aha uyu munsi rero dufite ibyishimo turi kubivuga ku isi hose turi kubibwira abantu bose dufite ibyishimo uyu munsi Gogo yasohoye indirimbo ivuga ngo iki yuko buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu ni indirimbo nziza yamenyekanye ku isi hose yamenyekanye mu bantu benshi batandukanye mu ndimi zitandukanye dore ko twanakoze none agakorya uyu munsi indirimbo yacu yaje iri mu ndimi umva Igifaransa Icyongereza Ikinyarwanda Igiswahili Ikigande uruhe rundi n'Igispanish n'urundi rurimi muraza kubona muri iyi ndirimbo niyo mpamvu twashimye kuvuga iyi nkuru no kuyamamaza ku mateleviziyo agiye atandukanye kugira ngo mumenye inkuru nziza y'uko Gogo everyday yasohotse abantu bashobora kumva ngo everyday ni iki reka tubanyurizemo gatoya kugira ngo uzamura kuri piano reka tubanyurizemo gato kugira ngo bumve iyo ndirimbo turi kuvuga twasoye twashyize hanze kugira ngo bajye kuyishaka kuri social media kuri YouTube turaje mu kanya tubabwire nyine YouTube channel ya GOGO yose iyo ndirimbo iriho kugira ngo mutangire muyirebe everyday Kila siku nahitaji damu ya Yesu. Kila siku nahitaji damu ya Yesu. Kwa sababu ni nzuri, kwa sababu ni nzuri. Kila siku nahitaji damu ya Yesu. Kila siku nahitaji damu ya Yesu. Kila
kwa sababu nzuri, kwa sababu nzuri. Kila siku nahitaji damu ya Yesu. Mu kiganza ari muki Mu kiganza mu gifaransa, reka dushyire mu gifaransa twagiye. Chaque jour, j'ai besoin de ça, de Jésus. Chaque jour, j'ai besoin de ça, de Jésus. Parece que c'est bon, parece que c'est bon. Chaque jour, j'ai besoin de ça, de Jésus. Chaque jour, j'ai besoin de ça, de Jésus. Chaque jour, j'ai besoin de ça, de Jésus. Parece que c'est bon, parece que c'est chaque jour, j'ai besoin de ça. Wow, niko byagufasha igihe kingana iki ngo umenye izi ndimi zose muri iyi ndirimbo? Kirekire. Icyongereza, igifaransa, ikinyarwanda, ikigande, mana yanjye ntibyaguhenze? Ntibyagutwara umwanya? Gogo, hari ijambo ry'Imana ubwashize bigeze umbwira ngo tuzavugaho riri muri Imigani 8:17, reka baryo tuza gusoreza ari ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Nkubaguhaye nk'iminota 5 cyangwa 3 ukavuga ngo ugiye kwigisha kuri iri jambo ry'Imana, ni iki wumva, ni iyihe nyigisho wumva iri mu iri jambo wasangiza abantu? Twagiye. Nuko nashishikarira mugenzi wanjye wari we wese uri mu teza amatwi urimo kunyumva yuko mbere na mbere yaharanira gushimwa n'Imana, mbega akaba ariyo yimika mu mutima we wose, mu mibereho ye yose, mu buzima bwe bwose, akumva ko mbega ibyo akora byose, inzira nyuramo zose, nta mbere na mbere ariyo imugize, akaba ariyo yimika, ariyo ati aha agaciro mbere na mbere, kugira ngo hariho igihe no mu mibereho yacu abantu tujya tugira ubwo duhura n'ibyishimo n'ibisubizo hano mu isi, ugasanga turadamaraye, mbega tuhuye n'iminyenga y'iby'isi, biradutwaye, mbega bidutanyije n'Uwiteka Imana, ariko ntumenye ko mbere na mbere ari ikugize. Mbere na mbere ubifite, utayifite, itakwemera, mbega atariyo wakize imbere, narone ntacyo waba ufite. Burya mbere na mbere n'Imana. Ibyo waba ufite byose utayifite, nanone tuba tubifite ari nk'ibitizanye uburyo. Ushobora kubitunga akanya gato, mukandi ukaba urimo kurira, uvuga uti nabuze ibi n'ibi, ntabibuze, ariko iyo uri kumwe n'Uwiteka Imana byose niyo ibigufashamo kugira ngo ubibone na bya bindi. Biba ari nk'inyongera bya bindi kugira ngo tubitunge. Mbere na mbere burya n'Imana. Nashishikariza buri wese rero yuko yaharanira mbega gushimwa n'Uwiteka Imana. Yego, urakoze cyane. Gogo aratwigishije kandi atuganirije neza. Dusoze ikiganiro cyacu rero dusaba abantu ko mukomeza gushyigikira Gogo, mukomeza gukunda Gogo, mukomeza kwagura impano ze, musharinga video ze zigiye zitandukanye, mukomeza gusharinga ino ndirimbo nshyashya Gogo yashyize hanze cyangwa se yasohoye ku munsi nk'uyu. No kuri tumufasha tumushyigikire, byibura tubone byibura ino ndirimbo iguye muri 1M
muri 1M cyangwa se muri miliyoni imwe y'abantu bamaze bayirebye nyine ibyo twabikora ufashe ino video tugiye gupininga munsi iki kiganiro ya GOGO Glorious channel yitwa GOGO Glorious official niho ugiye kujya kuri YouTube usakisha indirimbo Blood of Jesus nurangiza uyirebe uyisangiza abantu uyishyire kuri stati uyishyire mu magroupe ya WhatsApp uyishyire muri community niba uri kutureba uri mu YouTuber dukomeze gufasha GOGO wacu tumushyigikire muri iyi mpano imurimo GOGO rero ugiye kuza usenga Imana kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Murakoze none duhuze mutima dusenge shimira Imana yuko yabanye natwe muri ibi bihe tumaze hano. Urakoze Imana ishobora byose, urakoze data wa twese, urakoze murengezi mwiza, mufasha mwiza Nyagasani, umujyanama mwiza, muyobozi mwiza, rumuri rwiza, turagushimiye yuko ushoboye byose nta cyakunanira Nyagasani. Mana data wa twese tugushimiye yuko wabanye natwe Nyagasani, ntiwigeze duhana ntiwigeze dutererana muri uyu murimo. Nyagasani wabaye mu ruhande rwacu Nyagasani kuva dutangiye kugeza dushoje Nyagasani. Mana data wa twese ni byinshi wavuguruje mu migambi y'ababisha bacu Nyagasani. Data wa twese Uwiteka Nyiringabo rumugabo komeye urumurinzi ukomeye Nyagasani, umurinzi 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 ukomeye Nyagasani, umurinzi